ntabwo umutwe w'abadepite ari ikintu cyihutirwa ku gihugu. Ibyo ndabivugira ko hari inzego u Rwanda rugira, inteko yahaba itahaba igihugu cyagenda neza. Abadepite iyo baza kuba abantu bava muri rubanda, raporo ya Auditeur General ntabwo yagombye kugigarukira mu nteko. Raporo ya Auditeur General yagombye kurangira isakurikiraho ribu parike urukiko. Ntabwo inteko iriho kubera ko itabayeho u Rwanda rutabaho. Hari polemique ivuga ngo ese koko ni intumwa za Rubanda? Ndimo bavuga ko atarizo. Abadepite babaye bakorera Rubanda, bakorera Rubanda badatora amategeko yavuye muri cabinet. Byabivuga ngo igihe cyose babicaye bategereje ngo cabinet irazanire itegeko turyihutishe, kera nugeze kubyita ngo nugupyatura, ariko ubu nta wakongera ndakeka. Kwa mudamu yabazaga ngo nyiri inzu ninde? Akaba atarongeye kugaragara ku rutonde. Nta wakongera kuvuga ngo niba inteko pouvoir législatif irebera executif ishigikira ihishira abajura, na leta yaza kumenya ko kubaza gutyo byatuma ataboneka ku rutonde rwa mandita aba yarabyihoreye. Ariko nanone tuvugane nk'abanyarwanda, iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza kandi turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko muri amahoro. Abari mu Rwanda tubifurize kumererwa neza, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba tubifurize kwihangana, cyane cyane abavanywe mu byabo cyangwa abugarijwe n'imirwano iri kuhabera. Turi kumwe na Karegeya Jean Baptiste. Karegeya, ora amahoro? Nta kibazo. Ya tugiye kuganira Karege, tugiye kuganira ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Hashize iminsi havugwa ibintu bitandukanye. Abadepite bati inkwano iveho ni Leonard Ndagijimana. Ribukaga Marieri mu minsi yashize nawe yeguye kubera kugaragarwaho n'ibikorwa byo gutwara imodoka yanyoye inzoga. Hanyuma abadepite barimo barasoza manda, ariko iriya nteko reka tuyisubiremo gato. Abadepite batowe mu 2018. Karege, iyo urebye ubona ubwo bari gusoza manda abadepite bacu, hari outcome cyangwa se ikintu gifatika bagejeje ku baturage muri iyi myaka 5 bari bamaze mu nteko barimo barasoza? Urakoze ariko abadepite 80 bava mu mashyaka anyuranye, baba mu makomisiyo anyuranye, gukora evaluation yabo byagora. Ariko hari ibintu ubona bigenda biza nk'ubwo wari ukomeje kubyaga Marieri nubwo yaziza agasembuye, ariko ubonye ko yaratangiye kuzana udushyaza n'ibintu bicalengingazi. Yari yazanye umushinga w'itegeko n'ikipe yarafite ngira ngo yari muri kipe y'abantu nka 5. Yazanye umushinga w'itegeko ryemerera risabira abangavu bari mu myaka 15 kuboneza urubyaro, nubwo nyine ritatowe, ariko nibura yazanye ikintu kisa naho ari gishya. N'abandi ntabwo abantu 80 rero bose bakora kimwe. We urumva nibyo ubwo tumukomojeho yazize gutwara yanyoye, nta bindi yigeze akorera mu nteko, ahubwo mu nteko yari umukozi, ko nabivuga. N'abandi buri wese afite uko akora. Hari abaherekeje abandi, hari abategereza ko runaka avuga, ariko hari n'abapromotinga bavuga buri gihe iyo habaye plénière zabo ubyumvira mu buryo babaza ibibazo nishingiye bifite, kandi bumva muri 80 yego nyine bose ntibanavuga mu kiganiro cy'amasaha 2 ntago bavuga, ariko hari nka 15 bahora bavuga batabura ku rutonde rw'ibibazo. Ariko hashize hari abo ushobora kugenda ugasanga bashaka kumara n'umwaka atavuze muri plénière, ariko usanga muri komisiyo nabwo avuga. Kuko kuba mu badepite hari bisaba byinshi, kubura umuntu ushobora kuvugira rubanda, kubura umuntu ushobora kugira ibitekerezo. Hari gihe rero kuba yaba ari shy, ari timide, ntabwo byabuza umuntu kuba yaba mu nteko. Ngira ngo bari abafite ubumuga buriya niyo ahuhagarara afite ubumuga, ejo hashobora no kujyayo ufite ubwo kutavuga no kutumva, cyangwa akajyayo ufite ubumuga bwo kutabona, ariko ntiba bivuze ko byagenda ngo aburi cyamara.
so bavugira mu makomisiyo, bakavugira muri pleniyeri, bakajya gusura abaturage. Iyo basuye abaturage uburyo babakira, ibyo byose bigiye bitandukanye individually, bishobora gutandukana kuri kamere y'umuntu ku giti cye ko yitereye, bishobora gutandukana kubera umurongo w'ishyaka ryamugejeje mu nteko uko uteye, bishobora no guterwa n'umurongo igihugu gifite. So rero ntabwo evaluation y'abantu 80 baje kuri ubwo buryo wagira wayikora gutya wiruka. Ariko wenda ubimbajijeho yari mu manfort nagiye nkurikirana nka pake par exemple. Pake irakora pe. Pake irakora ari iyi manda ari nizabanje, pake iravuga ukumva mbese iyo bageze kubaza abantu ibigo batangiye guhamagara ibigo, ubona ko kamemo abadepite bose babaye nk'abagize pake. Twagira inteko nziza kandi ikora ibintu bikagaragaza umusaruro wigaragaza ahantu hose, apana mu nyandiko, ugaragara no mu baturage. Ahandi ni igihe bavugururaga cyane n'ikira umurimo, hari ikindi gihe bigeze kuba bari kuvuga ku bintu bijyanye, bavuga ngo gutakambira amaterime icyo gihe yakoreshejwe. Nibuka ko komisiyo wari uyoboye komisiyo yabisobanuraga ari uwitwa Constance Christine. Icyo gihe havugwaga ibijyanye n'abakozi, ukabona ko rwose bashyushye kuko ari ibintu bifata ku muturage. Ugasanga nk'ingingo bagendaga ingingo ku yindi, hari ingingo bigizeho iminsi 3. Ukabona abantu barabaza ibibazo kuko bavuga bati nk'umuntu umeze utya na gutya, ukabona ko bishyize mu mwambaro wabitwa ko babatumye. So rero nta bivuze no kujya kuri tere. Nasomye raporo yabo bajya kuri tere mu gihe cya corona, ibibazo basanze yo raporo, wenda icyo nta kwemeza ni suivi, ariko raporo zabo ziba zirimo consistency. Ngira ngo n'ubu ngubu bariyo, n'ubu bafite desante, sinibuka igihe izagereza, ariko yaratangiye. Izageza kwa debut, izageza mu ntangiriro z'ukwa 12. So no muri ayo madesante bamwe barigaragaza. Ntago bagenda ngo ubuyobozi bw'inzego zibanze bugende bubayobora uko bwishakiye, bubereka aho bamaze gukubura. Nibaza ko rimwe na rimwe nkurikije raporo zo nabonye mbere muri desante zabo bagenda n'icyo abayobozi b'inzego zibanze batashatse ko abadepite babona, hari abapushinga bakakibona. Bamwe bakabona n'abayobozi b'inzego zibanze, nyuma ya saa sita bakabonana n'abaturage. Akenshi niko bigenda, hari ibitanganuza, hari ibyo banota bikaza muri raporo, byajya muri pleniyeri bikaba byatanga umusaruro. So nicyo gicyo, ariko muri rusange abantu 80 ni benshi, batava hamwe, batabehavinga kimwe, batize bimwe, ntabwo biragoye. Hari domaine bageraho umwe akavuga ati aha ni iwanjye mu ndeke, akavuga, hakaba n'indi bagera mu we agasinzira hakavuga abandi. So nuko nguko. Hari narimo ndeba inkuru cy'amakuru igihe cyanditse tariki 31 z'ukwa 5 muri uyu mwaka, ifite umutwe ugira uti manda y'abadepite irabura umwaka. Bararuciye bararumira ku bibazo by'ingutu. Umunyamakuru wayanditse yahereye ku biciro by'ingendo, avuga ko mu 2020 ubwo covid yacaga ibintu, zaguma mu rugo zivuza ubuhuha. Ibiciro by'ingendo mu mujyi wa Kigali byavuye ku mafaranga 22 ku kilometero bigera kuri 31.8 ku kilometero. Ati kuri icyo kibazo bararuciye bararumira kugeza ubwo Ingabire Makire wa Transparency ari we wagezaho akavuga ati rura ishobora kuzatuma abaturage bangiye leta. Icyo ngicyo. Icya kabiri bavuze kamera zo ku muhanda ubwo zandikiraga abantu kugeza ubwo Perezida wa Repubulika ari uvuga ati iyo mivuduko. Icya gatatu ikinyamakuru cyanditse n'umusoro w'ubutaka. Ibi ntacyo babivuze yo kugeza ubwo umuturage ari waje kwemeza ibyo nkuru. Ubwo urumva niba usoma inkuru, nubwo wari wantumiye kuvuga ku nteko, n'inkuru ndayireba mbe umunyamakuru n'ikinyamakuru, urumva umunyamakuru avugamo umushahara fatizo, avugamo ibiciro bya gaze, avugamo serivisi mbi zihabwa abaturage. Iruhande rw'ibi cyangwa se no gukomoza kuri ibi, hari ibindi ubona aba badepite baruciyeho bakarumira. Reka tubanze mu bivugwa mu nkuru, kuko n'umunyamakuru nawe yafashe initiative yo kubireba. Hari n'ibyo yavuze,
muri make iyo urebye raporo yo manda irangiye bakabavuga bati abadepite batoye amategeko angana gutya, ariko amategeko impamvu untumira nabikubwiye burya ntabanganye ngira amabanga make, nakubwiye nti ibyinshi bakora ntabwo abaturage babibona, amategeko menshi batora amategeko itegeko amasezerano hagati y'u Rwanda n'igihugu runaka, amadetesa ya nayo nta n'impaka kenshi bemeje amafaranga angana gutya y'inguzanyo, y'impano, y'inkunga, urabyumva ibyo ntabwo umuturage abimenya. Ariko icyo nshimiye iyo nkuru nuko yo ireba koko bya bindi bireba umuturage, ibiciro icy'ubutaka cyo cyari cyazengereje abantu, ibya kamera byavangwa nagira ngo Perezida wa Repubulika niwe wageze aho afata umwanzuro, ibyapa bari bamaze kugira byinshi bya 40 na 60, icy'ubutaka kibazwa n'umuturage ngira ngo mu Rugando. Ikindi bavuze ni iki? Bavuze ibiciro by'ingendo, yego nicyo cyabanje, ibiciro bya gaze. Rero inteko burya nyine chaque pays son parlement, ubundi byakaje kuba byiza iyo tuza guhera ku buryo bajyaho, ariko tugenda tubicamo. Ntabwo ibihugu byose byishimira kugira inteko, kandi n'u Rwanda ntabwo igihe cyose rwahoranye umutwe w'abadepite cyangwa sena, kugira ngo sena yo yaje 2003. U Rwanda nk'igihugu kitarakarwa gikorera muri system, cyo kigomba kugenda mu murongo w'ibindi. Ntabwo kugira abadepite cyangwa sena ari priorite ku baturage b'igihugu icyo ari cyo cyose, ariko kuba ko atari igihugu nanone kigomba gukorera mu ishyamba, hari ibyo kigomba gukora ibindi bihugu byemera. Ibyo ndabivugira ko imyaka u Rwanda rutagize abadepite rwabayeho, imyaka u Rwanda rutagize sena rwabayeho, ariko icyo gihe rwabaga hari ibyo rutuzuza, wenda hari aho rudashobora gukomanga ngo barukingure bavuga ati abo ni babandi guverinoma ikora yonyine, urabyumva. Icyo shaka kuvuga ni ukuvuga ngo hari inzego u Rwanda rugira atari uko rwabonye ko byihutirwa, urabyumva, nuko zikenewe. n'umubare wabo bifite uko bigenwa amategeko, kuba ari benshi, uko bagomba guhembwa, uko bafatwa, amasaha raporo y'amasaha bakora, ibibagenerwa, ibyo byose. Nibaza ari ugushaka kujya mu mujyi umwe n'ibindi bihugu, ariko ushatse kuvuga ngo ni ngombwa, ushatse kuvuga ngo babihitemo, ntabwo umutwe w'abadepite ari ikintu cyihutirwa ku gihugu bitewe n'ubushobozi buhari. Ariko noneho byabaye bagiyeho, impamvu nabanje kubivuga gutyo, niyo bagiyeho ntabwo bareba utwo twose. Ese uwo munyamakuru ko atanditse amasezerano y'u Rwanda na Arsenal cyangwa Paris Saint-Germain, uwo munyamakuru se ari donc uruvuga ngo ushatse kuvuga ngo akaba mu gihugu cyose gace mu nteko, wazasanga ushobora gusanga ari nkaho idahari. Ushatse kuvuga ngo ibyo bakora, nakubwiye ko majorite amategeko yo bavuze muri raporo ngo amategeko batoye amategeko 100, imibare minini amenshi abarayo ngayo y'amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi, ku nguzanyo, ku nkunga, ibintu nk'ibyo. Ariko biba mu gihugu abadepite batateranye cyangwa bitaturutse mu nteko ni byinshi. N'ubu sinzi ikindi cyari current muri kino cyumweru gishize, bati se inteko yabyemeje. No, hari ibishobora gukorwa inteko itabyemeze kandi ntibigire icyo bitwara igihugu n'abanyagihugu. So rero kuvuga ngo bararuciye bararumira biragoye, ni terime iraremereye cyane no kubanza kumenya, kuko reka nkubwire mu myaka yahise, iyo urebye amategeko yatowe n'abadepite naho yaturutse, kuko inzira itegeko riturukamo ushobora kuba ku muturage, ushobora kuba ku mudepite, ushobora kuba kuri executive cabinet, hejuru ya 90% biba byaturutse muri cabinet. Iryari rigiye kuba exposition ryari ryaturutse kuri kuwo mugabo weguye ejo bundi, ushobora kuturuka ku muturage agatuma abavuga ari kijyana, cyangwa se agatuma umudepite. Ariko raporo aho iyo mperuka gusoma
byavugaga ko amategeko menshi batoye hejuru ya 90% yaturutse muri executive. Nase urumva ubundi pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. None législatif ikora ibyavuye muri executive. Niba ari uko byemeranyijwe nibyo nakubwiraga ngo umudepite kamereye ishyaka avamo n'umurongo igihugu gifite. None niba imyaka tumaze hejuru ya 90 y'amategeko aba yavuye muri kabineti kandi agatorwa kandi igihugu kikagenda neza, bishatse kuvuga ngo inteko yahaba itahaba igihugu cyagenda neza. Kandi nanone itegeko ryaturuka kuri kabineti yaturuka mu nteko riraza abaturage bakaryubahiriza rikatuma igihugu kijyamera. Icyo nicyo cyangombwa. Icyo nicyo cyangombwa ntabwo ngedeba ngo inzego ngo dufite ministeri zingahe ngo abadepite ni bangahe je m'en fous. Ministeri tugize 12. Uranyumva? Tugize 12. Icyo byabinwa. Ikingenzi nuko zikorera abanyarwanda. Abadepite tugize 20 cyangwa 30 buri karere umudepite. Ntacyo byaba binwaye. Ikingenzi ndeba nukuvuga ngo umusaruro uva mu buye. Ntabwo ari uburo bwinshi, ntabwo umusaruro wose ugirwa n'uburo bwinshi. Uri kubyumva? So rero umubare wabo ibyo bakora, umubare w'amategeko bakora nayo nukuyareba. Iyo raporo iyo usomye raporo ukirebera iyo mibare nukumenya ngo naye mategeko. Ariko niyo mpamvu ujya ubona ko iyo byageze kwakira auditeur general amakomisiyo ubona ko abantu bamenye ko inteko ibaho, kuko hari ibindi byinshi bikorerwa mu nteko ko ngewe iyo batumiye ndabibona nkareba ibyo bagiye kwigaho nkumva atari ibintu byatuma nohereza umunyamakuru mu nteko. DTS iki amayuwani baya, ariko bari kuvuga bati nk'iri ngiri ryarebaga abanyarwanda kuko nta muntu n'utarabyawe yarabyawe. Kira cyejo ubundi cyo cyantuza cya Gamariyeri n'itsinda rye cyo kuboneza bire cyarebaga abanyarwanda bose. Service anga twahoranye mu kiganiro ahantu niwe wabivuze neza. Ubundi rirategeko rireba abanyarwanda bose rigiye rikagongana n'igikuta nubwo bari bavuze ngo rigaruke, ariko andi so rero kwevariwa byagorana kuvuga ngo baraciye bararumira sepasa. Hari ibindi bakoze bitewe n'umurongo igihugu kiriho, kandi ikibi nuko byaba byaracecetswe burundu. Ibiciro bya transport ngira ngo hari uburyo byabaye regulated. Hari n'ikibazo cy'imodoka rura ikagira ibyo ikora, habamo ku cyagaze cyo nacyo hari biri kugenda bigabanuka. Ikindi waruvuze n'iki icy'ubutaka wa mugabo yarabivuze, icy'ibyapa na kamera perezida yabifasheho umwanzuro. Ni ngombwa se niba perezida yavuze n'abadepite bongere baterane basaga mu nkuru nk'abavuga ko bari kuvuga mbere ye nk'abavugira rubanda. Biterwa n'ubahagenda nibyo nakubwiye uko kwinjiranamo muri demokarasi consensuelle ntabwo ari ngombwa. Niba 90% y'amategeko batoye n'ubundi ava muri executive n'ubundi kandi nta executive irazana ngo risubireyo. Ubwo bishatse kuvuga ngo executive iri gukora nta kibazo, igihugu kiramarisha, igihugu kiramarisha. Ntabwo ari ngombwa ngo bituruka aha cyangwa bituruka. Hari byinshi. Impamvu nari mvuze gaze par exemple, uvuze gaze ubundi gaze yazanywe n'iki? Ntabwo ari uguteka igisirimu, ahubwo no kugira gute nukurwanya nukugabanya ibicanwa bihumanya ikirere. Iperiode tuvuyemo urayibonye ko ari izuba ryabaye ryinshi, imvura iri kuza nabi kubera ihumana y'ikirere. Wenda wakavuze uti abadepite baricaye kwihumana ry'ikirere, pana kuri gaze gusa, kwihumana ry'ikirere. Ibihumanya ikirere ni byinshi. Bakagombye no gutora itegeko rikavuga ngo projet yariyo yose yerekane ngo irahura hehe no kugabanya ihumanya ikirere. Imbabura, imodoka zinjira mu gihugu, twahirutse bazana moto zikoresha amashanyarazi, izaje ari 100 ziracyari 100, imyaka ibaye 3. Ni ingero nk'izo. Ihumana ry'ikirere kurusha kuvuga ngo igiciro cya gaze, kuko gaze yo n'ubundi igurwa n'abifite. Ariko hari ubundi buryo bwo kurondereza ibicanwa utangije amashyamba. Inteko yagobye kwidetermina no kubijyanye no kwangiza ibidukikije. Icyo gusa, ibindi byose bikaza bishamikiyeho. Naho igiciro cya gaze ngo ni kwa kuvugira abanyamujyi gusa. Igitrendinga n'iki cyejo bundi. Icyejo bundi cya cabinet ivuga ngo amasaha y'akazi n'amasaha y'abana kujya kwiga.
ahandi nabivuze kuko ntabwo nakwivuguruza nuko bigaragara ko tagete yari abantu bakorera leta, abafite amakontra y'akazi, abasirimu n'abatuye i Kigali, no aba intellectuel, abasirimu n'abatuye i Kigali. Ntabwo biriya bintu bireba abanyarwanda bose. Ariko nanone kabineti yabivuze mbere yuko inteko nyine ubwo bizajyayo, umushinga uzava muri kabineti ujye mu nteko mu kwambera abana batangire saa 2 n'igice patati patata, ibyo basobanuye byose. Ariko urumva already kabineti irizi ikiri mu mushinga indani, abadepite bazaganira bawutore. Icyo nicyo navugaga cya trendinze kuko iyo nama yabaye ngira ngo mu gatanu washize. Voilà. Nicyo nashakaga kuvuga. So rero hari byinshi abadepite bavugaho, hari ibyo batavugaho, inteko cyangwa abadepite ku giti cyabo. Hari n'itegeko riza ukabona bamwe baracecetse ku mpamvu runaka, ariko bajya gutora bagatora unanimite, bose bagatora yego. Kandi wenda mu gutanga ibitekerezo umwe yari yifashe, kwifata kwe bifite icyo bivuga kandi ni uburenganzira bwe. Rukagigira abantu ukabona hari abashyushye ku rutonde rwo babaza, ukabona umuntu agiyeho 2 cyangwa 3, ariko utigeze ajyaho nawe akaza gutora uburenganzira bwe, parce que hashobora kuza itegeko kuko rimwenteresa cyangwa ritamwenteresa. Nka raporo reka nongere mvuge, ariko ntabwo ari iyi manda, ntabwo ari no manda. Igihe babazaga inzu y'Igahanga, nkunda kubivuga kubera ko niba narabikoze n'uwagenda ukabona inkuru ugasanga n'ubundi inzu y'Igahanga yabagamo udukoresho twa REB yishyurwa za miliyoni zirenze 20. Urabyumva? Ukwezi. Hanyuma byarabaye, ayo n'amateka, nshaka kukubwira amateka y'iriya nteko. Byarabaye, hanyuma bahamagara REB. Abadepite bagiye gusura iyo nzu, bavuyeyo REB iza gusobanura, bazana raporo. Do batangazwa no kuvuga ngo iyo nzu kwiri mu cyaro igakodeshwa benshi kandi tabamo ibintu biyirimo bituzuye. Umudepite umwe ati ni yandi ubundi. Abantu bose bacice, ari abagiye kuri tere, ari REB bifitanye amasezerano nabo, reka da. Ati iyo nzu ni yandi. Uwo ni mu Ariete Mukamurangwa Severa Ariete wo muri Parti Liberale ngira ngo. Arakibaza aratsimbarara abura igisubizo. Na nyuma yaho natwe abanyamakuru harimo n'umwe wo mu kigo gikomeye ikigo cya leta, nawe abo muri REB bamwima amakuru. Twebwe turigerageza turagenda tugera kuri tere, dushaka n'andi makuru tumenya, apeni tumenya cyangwa cy'ubutaka cyanditse kuri kanaka patati patata. Ariko icyo gihe bari kuri icyo kibazo, ifoto y'umunsi nta banga ririmo, nakoraga kuri Bwiza na Cleophas, nibwo namumenye, nibwo yatangiye kumpamagara uri gukorera mu nteko. Mfite amakuru ko yavuye. Okay, icyo gihe ifoto yari yafashwe na Ndayishimiye Jean Claude ariko we ifoto yabari muri sare atiteye kumenya ngo bameze bate, ayishyira mu nkuru. Ngiye nanarije ifoto nkasanga umwe ari kuri chat, undi ari kuganira ibiri private jodire, ibiri hanze y'inteko aganira n'uwo begeranye, ni wenda hari n'abandi n'abari bafashwe n'agatotsi. Donc ndayanaliza nshyiramo udufureshi ntidero uyu nguyu uko ameze mu bagera ku 10, ukabona wari ukurikiye ikiganiro ari umwe. Aho ushaka kugeza niki nuko finali byabaye yuko birangira batoreye iyo raporo, batoye 100%. Hifashe wa undi wabazaga ikibazo Ariete ariko ubu ntakiri mu nteko, niwe wifashe. Ba bandi bose bari muri ambiance iri mu ifoto batoye 100%. Donc batoye iyo raporo, wa undi wabazaga ikibazo abari we usigara. Hari icyo bishatse kuvuga. Nuvuga ngo hari dossier ishobora kuza mu nteko, umuntu akavuga ati iyi ntindeba, ariko akaba hari butore, sibyo? Cyangwa se ikiri buve mu consensus iri bufatwe nyuma yo gutora, ikaba iri buze gufatwa nko muri pause. None muri pause bakaba baganira no mu matsindo. Yes. So rero mu nteko uko bakora harimo imikorere myinshi, utagenda gushinje ngo abanaba umuntu runaka ku giti cye cyangwa baturuka mu ishyaka iriniri kuri iki niki bagize batya, byose biterwa, ariko byose ni calculation. Byose ni calculation, ariko finali ubyumve ngo hejuru ya 90% y'amategeko atorwa hariya aba yavuye he?
muri executive. So bishatse kuvuga rero niba executive ariyo ubutegetsi nyubahiriza tegeko, niba nyubahiriza tegeko ari izana amategeko muri shinga tegeko, n'ubundi shinga tegeko itabayeho executive yakora, kuko yo ibanza kwanaliza nyine amategeko iri buzane. Ayo 90 ni hejuru ya 90%, nuko ntibuka imibare neza, ariko icyo gihe raporo mperuka yavugaga ko amatora yaturutse ku badepite ari bake, aturutse ku baturage ntayo, amenshi yaturutse muri executive. Bishatse kuvuga ngo ni executive ibayo, ariko simvuze ngo babaho ntacyo bakora. Bashobora bakora indi mirimo, bagabanyirijwe umubare, bagira gute, ariko ubwo nyine ntabwo u Rwanda arakarwa. Ntabwo mpamya ko rwose kugira inteko ari amahitamo y'u Rwanda, ni ukubera izindi nyungu ziri hanze umuntu byasaba kwananiza. Ntabwo inteko iriho kubera ko itabayeho u Rwanda rutabaho. Hanyuma Karegeya ugize kubikomoza mu kanya gato uti twakabaye tunareba uko bajyaho. Iki nacyo ni ikintu cyakunze kuvugwaho n'abantu bati barabivuga ariko ntacyo barenza, ntacyo bahindura. Ishyaka ritwaduha Abadepite. Hari polemique ivuga ngo ese koko ni intumwa za Rwanda? Ndimo bavuga ko atari zo, ntabwo ari za Rwanda, ni iz'amashyaka. Ubundi intumwa ya Rwanda iva muri Rwanda. Benshi uzanarebe ubuze niyo wajya, hari gihe tugenda tukagongana n'amategeko, ariko no kuyavuga Perezida wa Repubulika yerutse kuvuga ngo amategeko nayo agomba kugira logique. Intumwa ya Rwanda witwa ko wavuye mu karere kanaka, nta n'ikibanzo wagira, nta mwana wagira, nta nyogosenge, kuki majorité bose batuye i Kigali. Wende bashobora kuba intumwa z'abanyakigali, ariko ni iz'amashyaka, kuko abanyakigali bo nabo mu Rwanda amategeko avuga ko umuntu aturaho ashaka. N'utowe yari Nyabitekeri ahita aza gutura i Kigali. Ni intumwa ya Rwanda rwaheheze rwo muri iryo shyaka, sibyo se? Ubundi yakabaye intumwa ya Rwanda tuvuga ngo Nyabitekeri hazamutse umuntu runaka, arazamutse abaye wa Nyamasheke yose, ageze mu nteko, ubwo bazariyeri ni Nyamasheke no kumenya ibibazo bya Nyamasheke. Ariko ubu tugira imivugire ivuga ngo iyo yabaye umudepite aba yabaye uw'Abanyarwanda bose utuye i Kigali, kwa ubwo niko nabyita, kuko n'abariya bose bagenda bavuye mu byiciro byihariye, wagezeyo uhagarariye abagore, wavuye mu nzego z'abagore, wavuye mu nzego z'urubyiruko, wavuye mu bafite ubumuga, bose ngo bahita baba abatwese. Ariko nanone ntabwo wavuye mu bacuruzi yazamenya ibibazo by'intuza bya iskariye, azatanga ikibazo cy'abafite ubumuga ku nzu zitagira inzira y'abafite ubumuga bw'ingingo, cyangwa utabona iyo ugezeyo ukahita umugira w'igihugu cyose. Nuvuga ngo azareba ibicanye marebane cyangwa ireba igihugu cyose, kandi yaje ahagarariye groupe ntoya, yagombye gukomeza akaba yavugira. Iyo ni intuza ya mbere. Hanyuma rero kuvuga dutora amashyaka rwose, bambabarire, dutora amashyaka, ubwo nyine ishyaka niryo rigena abo rishyira mu myanya paraporo imbere cyangwa inyuma, bikarangira bageze mu nteko. Rero nyine uwagushyirishije ku rutonde niwe ubanza kumva mbere yo kumva rubanda, sibyo se? Niba ashobora kugusiba, niba ashobora kugukuzaho, ntabwo umuturage wavuga ngo umuturage ngo aha nahango yaza, nta umuhuriye. Donc uruvuga ngo ni intumwa za rubanda via amashyaka, sibyo? Rubanda ituma amashyaka akabahitiramo, amashyaka agahitiramo rubanda abazayihagararira. Ibyo byaba bivugitse neza, sibyo? Rubanda itagira ishyaka ntihagarariwe hariya, byumvikane gutyo. Rubanda itaba mu ishyaka ntabwo ihagarariwe hariya, ariko wageze hariya n'ubundi aba ari uw'Abanyarwanda bose. Nibyo nyine ubwo buretse gatoya, reka bisobanurire. Rubanda itaba mu ishyaka ntawe yatumye hariya, kuko rubanda iba mu ishyaka yatumye ishyaka rimutoranyiriza umuhagararira. Rubanda itaba mu ishyaka rero ntawe yatumye. Ibyo byaba bivugitse kurusha bya bindi bya mbere. Yes. Hanyuma reka tugaruke gato kuri icyo sorejeho.
abadepite bigenga bamwe bajya bavuga ko nabo bakenewe mu nteko nk'uko abantu banavugaga mbere bati abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi barakenewe hari abo twabonye bagiyemo mu nteko iyi ngiyi iri gusoza manda hari n'icyahari bishobora kuba byaratanze ku biganiro byaberaga mu nteko nyuma y'uko abo batavuga rumwe n'ubutegetsi byahinduye umwuka w'ibiganiro. Yego, abigenga nawe ubona bakenewe, wenda bashobora no kuba bahagarariye iyo rubanda itagira ishyaka, reka ariko tubivuga. Ngiye ku bwanjye kugira ngo bitwe intumwa za rubanda bose bagombye kuba bigenga, nta shyaka baturukamo. Yego, bagombye yanzira nakubwiye ngo rubanda ituma amashyaka akabatoranyiriza. Oya, rubanda yagombye gushaka abayihagarariye, amashyaka akajya kurukirita muri babandi rubanda yasabye bikaba inverse. Yego, kuko amashyaka nabyo gushyira question mark. Hari ayo tuzakorera i Kigali gusa utamenye utajya mu karere runaka ngo urisange, utajya ariko nigahorana abantu. So nuvuga ngo rubanda yagombye kwihitiramo abantu, amashyaka agahitamo mubo rubanda yatoye. Ubu niko byagombye kugenda. Niba rero bitari uko, bishatse kuvuga ngo abigenga nabo bagombye kuba barimo hariya bakavugira n'abandi nyine batagira amashyaka. Ariko buri ikibazo cyahariya nuko abantu ababishinzwe atari ko bagisobanura, ariko nyine gusesengura nta kundi nyine baba wiyemeje gufata impu zombi cyangwa se kugira isuri idasanzwe. Umudepite wigenga mu nteko arakenewe pe na benshi. Muri 80 hagombye kuba harimo nk'abarenga 5. Icyo nicyo. Ariko noneho uko twamaze kwemeza gutora urutonde n'amaliste, niba ari na constitution ibivuga, ubu gamariyeri nuko yeguye hasigaye umwaka umwe cyangwa munsi y'umwaka ngo manda irangire. Iyo kira cyo gusinda gatwara imodoka gikora nko muri 2021, manda izarangira 2023, yashobora guhita simburwa n'ukurikiraho ku rutonde rwa PL, Parti Liberale. Urabyumva? Ariko uwigenga we bakora hehe kumusimbura? Byagenda bite? Byasaba gusubira mu matora yose, cyangwa bigasaba no kuvugurura itegeko. Yego nyine ikujyo no kubikora ry'amatora rikagira uko ribigira. Voilà, nyine bisaba urumva izo makanaki zose kandi wazikwepye n'undi yarabizi. Iyo wimagina ngo depite iyo yeguye, iyo agize impamvu zituma ajya mu kandi kazi, abaye ministre, abaye ambasaderi, agiye hanze y'igihugu, impamvu ni nyinshi, simvuzi zibabaje. Izo mpamvu zose umudepite wagiyeyo avuye ku rutonde barasunika, bahita bafata ukurikira ku rutonde. Si sawa? Nta nikibaye, nta n'inama ibo, bahita bavuga ngo ku rutonde ninde kanakare fini, intego ikongera ikuzura. Ariko wigenga nukuyasubiramo yose kuko nta umukurikira. Sibyo se? Akona akantu kamwe nshaka gusana, nta umukurikira. Niba nta umukurikira turayasubiramo yose, hanyuma none tubwo birasaba kureba minekofine, amafaranga igenera nek, faranga y'amatora. Tugiye gusubira mitora ryose guhera twongere duhera zero kubera umuntu umwe. Ako rero iyo implication budgetaire iyo ni nayo ifata umwanya munini. Ntabwo u Rwanda rwanza abakandida bigenga mu nteko, ahubwo no gutekereza amafaranga yagenda uwo mukandida agize izindi mpamvu, kuko ntiwamusimbuza wo murindi shyaka ntarya agira, kandi umubwiye nawe ngo aze afite urutonde rw'abamusimbura agize impamvu, ubwo ni nk'umutwe y'ishyaka y'abakozi. Ako nakambere financièrement iyo ni imibare nta speculation zirimo. Donc no gushyira ku munzani ngo umudepite wasimburwa turebye ku liste n'uwasimburwa tusubiyemo amatora yose duhitemo nde. Iyo umwanzuro rubaye muri ya demokarasi consensuelle, byemejwe ko umukandida wigenga doko yavunana, ntago bivugwa, bakamwemera ariko bakavuga ngo agomba kugira amanota nk'ayishyaka. Aho rero niyo mananiza ariya na 5%, na 5 nk'ayishyaka. Ishyaka kugira ngo rigire umuntu mu nteko rigomba kuba ryagize nibura 5%. Rero uwo mukandida libura uzagezayo yose, nibaza ko biramutse binabaye byagorana, sinzi uko yaba ameze. Ariko urumva baramugejeje baramusaba nk'ibyo basaba ishyaka. Ishyaka riri suppose kuba riri mu mirenge yose mu gihugu. Urumva se? Ubwo nawe yagombye kubahagarara mu gihugu. Okay, baramunaniza bamusaba yayanda 5 ku buryo kuyageza cyo ni cyambere kiragoye. Ariko nanone
mvugane nk'abanyarwanda. Gushinga ishyaka biroroshye sibyo? Hari kondisiyo zirahari, simvuga ngo biroroshye cyane. Gushinga biroroshye, kuryemeza bibanza ngira ngo muri RGB inzira zirahari, ziratomoye. Ari ugushinga ishyaka, ari ukurijyamo, ibyo byose birateguye sibyo? Uwo muntu wabasha kugira amajwi arenza 5% mu mashyaka ari mu gihugu arenga 11 nta na rimwe yemera, mu mashyaka ari mu gihugu adashaka gushinga irya 12, uwo muntu wumva atari ikibazo ku gihugu ahubwo? Ntabwo naje kukubaza, ariko twumva impande zose. Kuba mu nteko harimo umudepite uhagarariye abatagira amashyaka birakenewe, nabyemeye. Ariko kuba uwo muntu yagira ikibazo, ashobora guhura n'imbogamizi, ashobora no gukora impanuka agapfa, kumusimbuza bigasaba gufata indi budget muri iki gihugu gifite malnutrition yo hejuru ya 30, twafatiye indi budget muri iki gihugu gifite bya bibazo byose, kugira ngo twongere indi budget yo kugira ngo dusimbure wa muntu umwe. Kandi uwo muntu akagatata komisoreje, uwo muntu afite izindi nzira yacamo, afite kujya muri indi shyaka rihari ryemejwe, cyangwa agashinga irye agaca muri za nzira akemera akavunika nk'uko ba Dr Frank bafashe umwanya wabo. Urabyumva? Uwo muntu rero utari kutibona aho hose mvuze, aramutse agize hejuru ya 5 cyaba ari n'ikibazo, kuko ubwo nuvuga ngo abo bose nababuze ishyaka bajyamo, bananiwe no gushinga iryabo, ariko ibyo byaba ari ikibazo. Niyo mpamvu nuko mbivuze, sinzi uko amategeko biteganya n'ababisobanura mu rwego rw'amategeko, ariko kugira umuntu mu gihugu utagira ishyaka yibonamo, utanemera gushinga irye, cyaba ari ikibazo. Kandi afite abayoboke, cyaba ari ikibazo gikomeye ahubwo gikomeye. Niyo mpamvu kubica intege nanjye ndabishyigikiye. Nzi neza ko abayemo byagira icyo bitanga, ariko wakwimagine amafaranga yagenda uwo muntu agize ikibazo, agiye mu kandi kazi cyangwa apfuye cyangwa yeguye. Noneho nkanibaza ngo uwo muntu uri mu gihugu kirimo amashyaka arenga 10 akaba nta na rimwe yemeramo, akaba nanone atashobora gufata initiative ngo ajye kuri RGB yandikisha irye, ari hanyuma ya Barafinda, kuko nibura Barafinda we yagiye kuri ashaka kuba president wa Republika, ashaka kwiyamamariza kuba president wa Republika, yagiye kuri neke avuga ati nubu mvuye kuri RGB. Iyo nzira yitangire, yemera imvune zirimo, niba musaba imikono, niba musaba ibingana gute abishaye, ariko abanze yandikisha ishyaka. Uwo muntu udashaka guca muri izo nzira, urumva koko yaba ari ishyashya se, cyaba ari ikibazo. Rero niyo mpamvu nicyo navuga ko umukandida wigenga mu nteko, umudepite bese udafite aho aturuka, ariko kutagira aho uturuka waba uri ikibazo, waba uri ikibazo ku gihugu, naho ubwawe uri ikibazo kuri wowe. Kuba mu mashyaka hari nta na rimwe muhuza, wumva ntaryo wajyamo, kandi noneho ukumva nta n'imbaraga ufite zo kwandikisha ryo gushinga irya ngo uryandikishe. Wenda ndabizi ko bishobora kuba bivunanye, kandi mu Rwanda abantu badafite amashyaka barimo bo ni benshi pe, ariko ugomba gutangira procedure, ukabegeranya, ugakora inama, ugaca muri za nzira ba Frank bose bagiye bacamo, kugeza RGB byakiriye, ibisabwa ukabigira, ibigoranye ukabicamo kugeza ugezeyo. Niba utashaka iyo nzira rero, watinye iyo nzira igoranye gutyo, niyo kwinjira mu nteko, iyo kwinjira mu nteko ni igoranye kurusha iyo mubwiye. Kwinjira mu ishyaka biroroshye, ni open, ndabizi, ngira ngo amashyaka benshi rwose ahora afunguye, abantu bakwinjiramo, cyo biri free, ariko nushobora kwinjiramo ngo uhite ujya muri ya myanya bazagushyira ku rutonde, cyo ni cy'abakweba. Ariko ushinze iryawe, imyaka condition ukazuzuza, RGB kagusinyira, ugashinga iryawe rikemerwa muri forum, bashobora kugupanga, cyangwa se ukajya ukiyariya cyangwa ukiyamamaza wenyine, bikarangira winjiye mu nteko. Ariko ibyo rero kuvuga ngo ndashaka guhita ninjiramo nk'umukandida wigenga from nowhere, yagira akamaro, ariko nanone nukugira ntuza cyane, ni inyota ikabije, inyota y'igikatu y'ubutegetsi. Niba udashaka guca muri izo nzira zindi, byagorana naho wagera n'abandi wabagora. Nibaza ko ako nakantu gatoya cyane mu byarazi ishinga igihugu, niyo mpamvu bemera kugira, ahubwo n'iriya pourcentage nayo majwi 5% bazayongere, kuko uwo muntu ahageze yagorana. Ariko arakenewe nubwo hageze yagorana. Arakenewe, ariko hageze yagorana. None Karege, kuba aba badepite badatorwa direct n'abaturage, bigira ingaruka ki ku byemezo bafata? Nyinshi nawe uri umunyamakuru, imyaka umaze urabizi, ni byinshi cyane.
ni byinshi cyane. Nabwiye ko batora ibya cabinet nyine ntabwo by'abaturage babyumva. Yazabimenya tese. Jya muri statistique nyine baravuga ngo amategeko yatowe muri izi nteko ntabwo ari niyo nyine nizabanje. Pourcentage iri hejuru cyane na amategeko yavuye muri executive. Kandi legislative yitwa ko yigenga yagombye no kugira ku initiating amategeko ni make. Haba n'abandi baturage bakaba bafite uburyo nabo bari mu bemere uko itegeko rivuga. Donc aho amategeko aturuka mu baturage batumye mu badepite bubwabo cyangwa se muri cabinet, ariko menshi ava muri cabinet. Ingaruka zo ni nyinshi, ari n'ibyo umunyamakuru yavuze tusa ni byinshi. Ku gihe cyose babicaye bategereje ngo cabinet irazanire itegeko turyihutishe, kera n'ugeze kubyita ngo n'ugupyatura, ariko bahita bamureba nabi bamukosora mu mvugo, ariko ingaruka zo ni nyinshi. Kandi ntabwo rega ubwo impamvu nanifashe ntabwo iki kiganiro cyagira icyo gihindura kuri ibyo bintu tumazemo imyaka. Hari indi mibare yashyizwe ku muro yabungabunzwe kugira ngo bikorwe gutyo. Abadepite babaye bakorera rubanda badatora amategeko yavuye muri cabinet. Byaba bivuga ngo legislative na executive buri kimwe kirigenga 100%. Kandi iyo kigenga 100% hari ibihugu tuyatubonamo ko biteza ikibazo cyangwa se bigateza n'ibyiza hari igihe ujya kubona ukabona rwose parlement ifite imbaraga ikiyempoza. Nk'ubu par exemple abadepite iyo baza kuba abantu bava muri rubanda, raporo ya auditeur general ntabwo yagombye kugigarukira mu nteko. Raporo ya auditeur general yagombye kurangira isakurikiraho ribu parike urukiko na gereza. Si ngombwa gereza yo ntabwo ari asahana. Mu mafaranga gereza nta kimara. Umuntu wanyereje amafaranga dukeneye abanyarwanda bakeneye ko agaruka. Nta kumujyana amageragera kwicara afite masters cyangwa afite A0. No, ntagaruka ya A0 ayikoresha yishyura igihugu, yishyura abanyarwanda. Ariko ibyo byose urwo n'urugero nguhaye. Byose birangira gutyo. Ese auditeur yarabeshye nta utubwiza ukuri. Ese auditeur abeshyera bari abantu ko batajya kumurega se ko ribu yavuze ko kubeshyera umuntu bihanirwa. Byababeshyera gute se? Hanyuma se akayabeshya akajya no se auditeur abeshya abadepite. Ese amafaranga arahari auditeur akaba atayabonye. Bikarangira gutyo. Inteko iba ikora yagombye guhita ivuga ngo umuntu wese wavuze kuri uru rutonde kuko auditeur general twagombye kuba tubona umuntu wa TVT Nyabihu ariko ari gusobanura uko ibiciro bya iriya yo nyikunda kubi uko ibiciro bya muri raporo bakoze. Hari ibintu byaguzwe nyuma y'iminsi 40 byaguzwe muri Decembre ku giciro kikubye gatatu nyuma ya 40 jours bigurwa kuri kimwe cya gatatu cy'icyambere. Ibyo ni TVT Nyabihu abakurikirana bajye bagira. Hanyuma cyanika hano hitwa cyanika, niba ari cyanika Gikongoro, niba ari ya Burera, ariko manza ari ya Gikongoro ka kabeza ka 1,200,000. Ubu biraho ari uwakaguza raho hari iki. Abadepite rero babaye bakora atari kuvuga ngo bararebera kuri executive ibyikoze, bagomye kuvuga ati wakoze aka kameza ari hehe. Nkuko wa mudamu ariko ubu nta wakongera ndakeka ko wa mudamu yabazaga ngo nyiri inzu ninde akaba atarongeye kugaragara ku rutonde, nta wakongera kuvuga ngo aka kameza ninde wakoze commande ari hehe. Ubwo rero bayikorera abaturage nuko byakabaye bigenda. Ariko izo nzego zindi nyinshi byose ni executive. Nuvuga ngo inteko yagombye guhamagara executive ati kuri raporo auditeur general mwakoze iki, wowe parike, wowe ribu, wowe ruki, wowe nuza procureur inkiko sisi kuryo na ntuza chief justice ayobora kuri supreme. Mwakoze iki ko ntuza ko auditeur general yaberetse ibisambo biri, ariko birangirira hariya. Kuba birangirira hariya se bisobanuye iki? Bisobanuye ya mikoranire myiza hagati ya executive na legislative, ariko myiza yungura nde. Ibyo nicyo byakagombye. Naho kuri kubaza auditeur general manza yarabayeho hagati 2010 cyangwa 2011, ariko raporo zizozo urumva abadepite barangirira mu kwakira raporo ye. La suite.
hera suite abantu umuntu yataye umuhanda umuntu yapatanye isoko ryo gukora umuhanda aho usiga utuzuye biraho umuntu harya ni Nyagatare yishyuye kabiri biraho nta nubwo ashobora kuvuga ati dore procedure yo gusaba ayo twishyuye bwa kabiri ngo yagaruze kandi iriya raporo isohoka mu kwa kane ibyivuga byararangiranye na juin y'undi mwaka gatandatu kwa mwaka neze nukuvuga ngo tukunyurwa nibyo byakabaye ariko ibyo ntibigombera ngo ni ngombwa bajyemo baba bakora Rubanda bashobora no kujyamo baturutse mu mashyaka ariko bafite iyo objectif nizi descente nizi descente from where to where iyo baba mu maturage ntabwo descente zakenerwa kuko ababamo akora umuganda agira gute aca no ku murenge rimwe na rimwe akumva impumeko y'abaturage ariko bose ariko birimo imibare ntabwo umwanzuro uva muri iki kiganiro ntabwo uva mu kanwa kanjye harimo imibare hari ikituma biba gutyo bigakomeza bikongera bikaba bwacya bikaba babyumva hari igituma manda imwe ikora gutyo igasimburwa n'ikora ityo igasimburwa n'ikora ityo sibyo muri bwa bworoherane ya harmony ya consensus okay uheruka inteko yeguza minisitiri ryari wowe yeguza minisitiri ahubwo se kwegura mu nteko biturutse kwegura biturutse mu nteko ubwo si muri yakura ya Babizimungu ba Rugenero ni kera by'icyonzi cyo ni kera Babizimungu nka perezida ba Rugenera ba Ntakirutinka ariko ni kera ibyo byose ni kuvuga ni muri ntuza ni mu nzibacyuho nyuma ya 2003 ntabyo ndumva urabyumva ni inteko y'inzibacyuho itandukanye n'iyi y'inzibacyuho yo ntiyatorwaga abashyaka yishyiraga hamwe akavuga ati turashyiramo kanaka icyo gihe harimo n'abadepite b'abasirikare icyo gihe yo yari ifite ukundi kuntu idasa ariko igoye kujerwa difficile à gérer difficile à gérer kuko ishyaka ryarebaga umuntu ufatika muri nuza donc anariyo mpamvu nyine 2003 twageza tukava muri transition nyine tugagira ariko niba ibyo nibuka simvuze ko bitabaye ndavuga ibyo nibuka ni muri inteko y'inzibacyuho muri iyo periode y'abo bantu navuze arishobora ko ari nabo nibagiwe ariko nyuma ya 2003 ntabyo ndumva uyu nambaza nuko twavuze ku nteko ishinga amategeko tuvuge kuri Sena na candidature yangwa yavuye ya proposed na cabinet umuntu umwe numvise w'umusiramu w'Irusizi ni uwo wenyine ariko ibyo rero kukimbaza cyangwa kuguha igisubizo cyangwa nta kiguha reka ubwire ntacyo byamarira abanyarwanda hari impamvu bikorwa kuriya kandi ubuzima burakomeza ahaba ikibazo ni hahandi nakubwiye kwa auditeur general niba inteko pouvoir législatif irebera executif ihishira abajura niba ari abajura koko ariko niba bipasa inaperisi gutyo executif ihari na legislatif ihari bishobora kuba bivuga ngo wa muntu usumujura koko urabyumva wa muntu usumujura koko amafaranga nubwo ditera atayabonye bagaragaje aho yagiye mu buryo butemewe n'amategeko jodire ariko hagaragara ni nkuko bavugire nubwo batandumye ni nkuko bakubwira bati shisha kibondo zaje mu murenge zaranyerejwe sibyo ariko ukaza gusanga hari nka ntuza ntago bazisanze mu iduka sibyo ariko wenda woherejeyo ibiro biruta umubare w'abana cy'abana bazibonye ntibarimo none ukaza gusanga wenda hari nk'abo bazifashishije abana bahungutse batari kuri budget sibyo ni abanyarwanda ariko diteri kuko bazibona ntago zari zo guha abahungutse ubwo n'urugero nguhaye cyangwa se ugasanga wenda amafaranga yarari yagomba gukora iki n'iki agurijwe ikigo cy'ishuri wenda cyagize ikibazo cy'ibyo kurya si urugero cyangwa ibintu nk'ibyo rero uvuga ngo icyo bita ngo ni relocation ngira ngo reallocation ishobora kuba
kubera urgence ariko kubera ko inzira yayo wenda izajya gucamo inekofini n'ibiki auditeur akazaza agasanga amafaranga ibyo yagomba gukora si byo yakoze ariko dale kulisi bakavuga ati yakoze ibi ntibituma adakora raporo. Icyo nicyo nakwemera ariko ubwo ndi kudefanda nabaye avocat du diable. Ntabwo nzi neza n'ibiri ya meza yandikiwe miliyoni 1,200 wenda wakarikiye yambwiye ko yagomba guhagarara ibihumbi 150. Ntabwo namenya niba miliyoni 150 hari ikindi kintu yagiye gukora gifatika. Ariko nabyo n'abanyarwanda twagombye kubimenya. Shimira auditeur general n'inteko n'abakozi ba bashinzwe communication mu nteko ko bira bintu nta na rimwe bajya babigira ubwiru. Ikiri cyabubwira ariko auditeur general ibye tuhita tubimenya. So rero niba les deux pouvoirs zidakorana ngo zihereze troisième pouvoir judiciaire ibyo igomba gukora ku bantu kubijyanye n'umutungo wa leta n'izi legislative na executive bumvikana bati tubihorere seke baba bumva n'impamvu na condition dans lesquelles umuntu yibyemo sibyo bifashe gutyo nuvuga ngo condition abadepite banyuzwe na condition zatumye umuntu wacyanika agura imeza ya miliyoni 1,200 nabyo ntacyo byabitwaye niba babyumvikanaho ese wagira ute ntabwo nizeye kutanume mu kiganiro gihindura ibintu mu gihugu ntabwo bishoboka ariko niba bikorwa umwaka umwe 2 3 ariko auditeur general akagumaho kandi ntacika intege agakomeza akora raporo n'abadepite ntibigere bacika intege ngo bange kumwakira bikabaho gutyo ariko ntibabaze nka Ariete nese we wabajije ari hehe mwasubiza aho ari we wabajije ari urize kubaza kugira ngo ujye nkaho ari se ujye mu mwa ntabwo nzi aho ari niba ari habi kurusha ariko ngira ngo hariya ku Kimihurura niho benshi baririra umuntu hari nta wifuza kuhava sibyo wabonye ko Nagamariyeri kugira ngo have yatanze n'igitamba ava ku nzoga kintu gituma umugabo PhD holder yikura ku nzoga seke aho avuye hari hasusurutse cyane. Ubwo ndimo ndashaka kuzibiza ariko ntabwo ikintu wakora gituma uva kuri uriya mwanya akazi gatangira saa 3 kakageza saa 12 nabwo bibanje gusabwa ko bongera amasaha kiri kikuvana muri uriya mwanya ntiwakifuza wakireka. Nariyeti yaza kumenya ko kubaza gutyo byatuma ataboneka ku rutonde rwa mandita aba yarabyihoreye. Burya mu bwizi birenze ikiko wandekea Karegeya koze. Yes. iyo habaye ibiganiro kibanza murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare